Ku muntu wakunze indirimbo nka Bana utacikwa n'iyi ngiyi bitewe n'uko uwo bita Shafi ni umwe mu bantu baryoheje ya ndirimbo yitwa Bana ya Chris Easy. Dore ko abenshi bazi ko nyine ari iya Chris Easy gusa ntabwo bazi ko n'uyu musore arimo. Gusa uwo bayifatanyije n'uyu musore bamwita Shafi, ni umusore ukorera umuziki hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ayirimo. So hano rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyangwa se cya nonaha kigiye kwibanda ku muntu ukunda muzika nyarwanda. Nimba uzi ko udakunda muzika nyarwanda, iki kiganiro ntabwo ari icyawe kabisa. So rero ku muntu wakunze indirimbo nka Bana aribyo ntangiye nkubwira, Bana ni indirimbo yahuje Chris Easy ndetse na Shafi ariwe w'uyu nguyu ugiye gushyira hanze iyi ndirimbo yitwa Bailando. Bailando akaba ari indi ndirimbo nshyashya y'uyu musore. Nimba utamuzi cyangwa se utari umuzi ari ubwa mbere umwumvise, bamwita Shafi, akaba akorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yanatangiye umuziki kuva kera, ariko wenda mutangiye kumenya ubu ngubu bitewe n'uko yawufatanyaga n'ibindi bintu runaka, dore ko iyo baba muri Amerika nyine bafite ibindi bintu bakora, iyo atiga aba afite ibindi bintu akora. So ni ukuvuga ngo rero ku kigaragara ubu ngubu yaje muri muzika, dore ko yahise anapromisinga cyangwa se yahise asezeranya alubumu nshyashya kabisa yakozeho, ari na alubumu yamugoye cyane, dore ko yahereye kera asezeranya abantu ati indirimbo igiye gusohoka, nyine wenda ntanabikore bitewe n'uko hari ibizazane bimwe na bimwe yagiye ahura nabyo, akaba ari nabyo nyine yasobanuriye inyarwanda muri rusange. So ibyo rero ntabwo ibyo nshaka kugarukaho cyane, gusa icyo wamenya ni uko uyu musore ari umusore mu basore b'abahanga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite. Chris Easy aje ejo bundi, ariko uyu nguyu nkubwiye ko yaje mbere ye ntago wabyemera. Gusa niba ushaka kubyemera uze kujya kuri YouTube channel y'uwo bita The Ben. Uyu musore yafashwaga na The Ben mu kuzamura impano ye, akiza mbere na mbere yafashwaga na The Ben, dore ko yagiye aririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'iyo bita Sukuma, harimo iyo bita Akabanga, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu musore yaziririmbye ari kumwe n'uwo bita The Ben. Mu gihe The Ben yari amaze kumubonamo impano idasanzwe, yiyemeje kuba yamufasha, rero akaba yamuzamura, ariko nubwo wenda The Ben bitakomeje gukunda kuba bari kumwe, dore ko The Ben nawe burya ni umuhanzi, aba yishakisha cyangwa se ntabwo yabona ubushobozi bwo gufasha undi kandi nawe akeneye ubufasha. So rero bityo rero uyu musore bikaba bigaragara ko kuri ubu ngubu ari gukora ku giti cye, wenda ashobora kuba afite abandi bantu bamufasha ku ruhande, ntawamenya kuko bino bintu bisaba nyine ubufasha buba burenze, ariko ikigaragara cyo uyu musore ni umwe mu bahanga bazi kwandika indirimbo by'umwihariko. So ni ukuvuga ngo ashyize afishi hanze mu gitondo, nibwo yashyize hanze iyi afishi nyine muri kureba yanditseho Bailando, ariko mu kanya gatoya rwose mu minota ishize nanze no kwirirwa mbitangaza bitewe n'uko yajyaga akunda kudupromisinga indirimbo ngo iraje vuba, nyine ntibikunde, ariko byemeye neza noneho ko indirimbo agiye kuyishyira hanze iyi ngiyi yitwa Bailando, ari uko mbonye agace gatoya kayo. Wenda ntabwo nshobora kuyigucurangira hano kuko bahita bankubita copyright, ngira ngo muri kubyumva bya YouTube. So wenda ntabwo nabasha kuyigucurangira, gusa ngira ngo muri kubona ako gafoto k'aga screenshot nafashe, ni agace gatoya nyine ko kuri iyo ndirimbo yitwa Bailando. Akaba ari indirimbo nziza by'umwihariko. Ku muntu utabashije kuyumva aze kunyarukira kuri Instagram account y'uyu musore bita Shafi, dore ko nyine yitwa Shafi kuno kuri Instagram account, uze kugenda uyumve, uri buze kumbwira. Gusa ni indirimbo nziza byahatari, nkiyumva nta na byinshi nari numva, nahise nyikunda bitewe n'uko n'ubundi nari nizeye uyu muhungu cyangwa se uyu musore ntabwo ajya adupfunyikira, bitewe n'uko agaragaza ubuhanga budasanzwe. Ndabizi igiye kuza ibe viral kuri za TikTok ndetse n'ahandi hose, ndabizi ni indirimbo muzakunda kandi muzisangamo. So rero nta bindi birenze nenge bikubwira, kwari kugutangariza kabisa uko bigiye bihagaze. Ngira ngo hano mu Rwanda haba ari n'abantu benshi, ntabwo ari abantu bakeya kabisa, n'abantu benshi bakunda uyu musore, cyane cyane bamumenye muri ya ndirimbo yitwa Bana, dore ko ari nawe utangira igitero aririmba nyine. Uze kugenda ucyumve neza, ndetse uri bwumve n'ijwi ry'uyu musore ritandukanye n'irya Chris Easy. Ku muntu utarabashije gushishoza, agende yongere ashishoze yumve Bana nyine ukuntu itangira, ari bwumve neza ijwi ry'uyu musore, yumve ukuntu uyu musore arenze mu miririmbire. Njye namumenye kera, gusa nifuzaga ko abantu bamumenya, kubera ko numvaga nyine ari umusore ufite ubuhanga. By the way, numvaga ari umusore ufite ubuhanga, ariko nkibaza impamvu atamenywa n'abantu bose. Ariko wenda reka twizere ko iriya Bana yamuciriye inzira, n'iyi ngiyi nyine igiye kuza Bailando nayo iraza igakora ibitangaza nk'uko Bana nayo yabikoze. So ntawamenya wenda, gusa icyo nagusezeranya, icyo nakubwira ni uko iyi sama kabisa
hari bushye, iyi sama hari bushye, bitewe n'uko turi kugenda tubona projet nyinshi ziri kuba promised, noneho zikaba zitarasohoka, ariko reka twizere ko mu minsi iri imbere kabisa, wenda reka tubare muri kiriya cyumweru tugiye gutangira, nibwo ibintu noneho bitangira kujya ku murongo, abashya bagashya. Ngira ngo sama kabisa ni ukwikuramo agashati ubundi ugakubura urukweto hagashya koko. So nta bindi birenze rero, yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, nta bindi birenze nje kukubwira ko ari kugutangariza iyi ndirimbo, indirimbo y'uwo bita Shafiye yitwa Bailando igiye kujya hanze soon, kabisa ndizera ko muri buze kuryoherwa, kuryoherwa bidasanzwe. So murakoze cyane rero, yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abastari yo nakagaruka na mukanya rwose n'indi nkuru nshyashya. Wekande subscribe kugira ngo ujye ukomeza udukurikirane umunsi ku munsi, dore ko nta kiganiro na gito nta na kimwe mbashaka ko kigucika, byose mbagira ngo ubikurikirane ku murongo. Murakoze cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza.